Yes, hola guys, welcome back again. Nk'ibisanzwe ni Shizo G, umwami w'ubwiza bw'abagore n'abakobwa, the king of Nyasha and beautiful girl. Ku bantu bashya, icyo gukora ni ugukanda like, share na comment. Nawe w'igitsina gabo, uyu munsi nagukoreye video nziza y'uburyo ki wagira ubwanwa kandi mu gihe gitoya ukoresheje ibimera biguhora hafi, ahubwo ukaba utazi niba koko bikora. Urabana nanjye rero muri iyi video kuva itangiye kugeza irangiye kugira umenye uburyo ki wagira ubwanwa bwiza bwinshi kandi nyine buteye mu buryo byifuza, burgororotse, burambuye, bw'irende. Tandukana n'ubwanwa uba ufite ukagira ngo wabushyize mu matsinda ya babiri, ahubwo uze nkwereka uburyo uragira ubwanwa bwiza bukurura abantu bose. Urakaza neza muri video yose. Washaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube. Ese wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara ku Your pressure is our focus. Ikintu cya mbere rero biragusaba ko uba ufite igitunguru. Iki ni igitunguru cyahinzwe neza, kitagiyemo ibintu by'amakemiko. Turi kufashisha aka gakoresho rero karapa mu gikoni, nko muri video y'ubutaha nayo nabibasobanuriye, urareba aho ngaho muri description video cyangwa se muri comment. Video ya mbere ipininze ni y'uburyo wagira umusatsi mwiza kandi nawe w'igitsina gabo byagufasha. Iyi video nituyisoza turajya gusoma comment mwatwandikiye kuri Mind Empire News aho izi video zatangiriye. Urarapa rero iki gitunguru gake gake kandi ugomba kubikora witonze gake gake. DJ gabanya iko gake gake kandi nyine ukabikora mu buryo wacyogeje gisukuye. Turafata rero iki gitunguru cyacu gisanzwe cyo mu gikoni tugikamure. Dukeneye amazi ari buvemo, aya mazi niyo turakenera. Tukamure gahoro gahoro kandi ibintu byose ukabikorana isuku. Turagenda dukamura gake gake kandi twitonze. Ku bantu rero bibazaga ibibazo, hari ibyo batwandikiye muri comment kuri Mind Empire, turaza kubisoma iyi video nirangira. Nusoza rero urakenera amavuta bita coconut oil, kandi iyi coconut oil ubaye utayifite wanyandikira kuri nimero zanjye bikora muri screen, nkaza kukurajya aho wayagura, cyangwa se ugakoresha andi mavuta y'amazi ya coconut. Hanyuma urafata coconut oil uvange neza witonze, uvange gake gake. Aya ni amavuta ya coconut ndetse n'igitunguru. Hanyuma dushyiremo vitamini E. Ibubona ni aga product kabamo vitamini E. Aka product ukaba ushobora kukagura muri farumasi kwegereye kandi nyine ku giciro gito cyane. Aka kaba kuzuyemo amavuta ya vitamini E akenshi bakoresha mu gusiga ku ruhu, skin hair, gufasha umusatsi cyangwa ubwanwa gukura neza no kurinda uruhu gukama no kurushimangira. Ubushobora no gucamo aka product ukagasiga nk'amavuta mu maso cyangwa mu bwanwa, cyangwa ukagafata nk'umuti biteweho n'uburyo ushaka kugiramo ubwanwa bwawe. So ibindi bintu bishobora kugufasha mu gutuma ubwanwa bwawe bumera neza kandi bworoshye. Hari ibintu by'ingenzi wakora bifasha imisatsi yo ku maso gukura neza. Ubwo ndavuga ubwanwa. Jya uha umubiri wawe intungamubiri zihagije. Imisatsi kugira ngo ikure neza bisaba umubiri ufite intungamubiri, proteine, amagi, inyama, ibishyimbo, vitamini nka B7, B12, cyangwa se vitamini A na C na E. Amazi menshi, unywe nyine amazi bihagije kandi buri munsi. Jya usukura no kwita ku ruhu rwo mu maso. Karaba mu maso buri munsi, ukoresha scrub ukuraho uruhu rupfuye 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Ibi bifasha imisatsi gusohoka neza. Kora massage yo mu maso. Jya ukunda cyangwa se jya ukanda mu maso ukoresha amavuta nka coconut oil cyangwa se castor oil. Aya ngana amavuta ushobora kureba hano mu mujyi cyangwa se ukayashakira muri farumasi. Bifasha kongera nyine amaraso ajya ku ruhu, ubwanwa bugakura neza kandi vuba. Irinde stress cyane, useka nyine uri no stress. Stress igabanya imisemburo ituma imisatsi ikura. Gerageza kuruhuka neza, kuryama amasaha byibuze hagati ya 7 n'8. Jya ukora sport. Sport ifasha kongera testosterone nayo ifasha imisatsi gukura neza. Ihangane, ubwanwa ntibumera ku bantu bose kimwe. Hari abamara ibyumweru abandi amezi. Genetic uko wavutse nabyo bigira uruhare runini mu kumera ubwanwa. Ushobora gukoresha amavuta afasha harimo castor oil, olive oil, coconut oil, minoxidil, ariko ukabanza gutestinga nyine n'ibyo bitari. Mu magambo make kujya neza, kwita ku ruhu, massage, sport, kwihangana, ubwanwa buhita buza kandi ari bwiza mu gihe gito cyane. So nakoze kubana nanjye. Ubungubu ikintu dukurikijeho no gusoma comment z'abantu batwandikiye kuri Mind Empire. Stay tuned.
kugira ngo niba uri mubabajije ibibazo kuri Mind Empire usubizwe kandi nyine vuba. Wa mbere yarabajije ngo watubwiye umuti wo kumeresha ubwanwa, ndakeka iyi video yagufashije. Niba myita Sese Salengo. Undi aratubaza uyu ni Venenti nibizi, none ikibazo cyawe kirakomeye kuko imvi ubundi tuvuga ko umuntu yazanye imvi yashaje. Ntabwo vitamine E ikuraho imvi, urumva icyo ikora ifasha mu ruhu rwiza, ihe imisatsi ubwanwa ubuzima bwiza, ishobora no gufasha imisatsi gukura neza. Ariko imvi ziterwa cyane cyane na genetics, uko wavutse cyangwa gusaza. Vitamine ntishobora gusubiza ibara ry'umukara ku misatsi yamaze kwera. Icyo wakora niba ushaka kugabanya imvi ni ukurya indyo yuzuye, ugafata vitamine nka B12, iron ndetse n'izindi. Kwirinda stress, gukoresha amavuta karemano nka coconut oil cyangwa black seed oil, cyangwa gusiga irangi ry'imisatsi no kuba nyine gukoresha ibintu by'amakanta ku musatsi cyangwa ukareba iriya video ino video turi comment ibintu nari nabisabiye. Ese amagambo make, vitamine E ifasha ubuzima bw'imisatsi ariko ntikuraho imvi. Ese reko usobanukiwe nibizi. Hari witwa Habana Thomas yarambye ngo biragoye pe kubona itaragiye amafumbire no kugerageza nyine bashaka gitunguru kitagiyeho ifumbire. Uyu nawe namaje nko muri trade se umuntu yaramo ko imvuvu zimereye nabi. Uyu wabashije ikibazo bamwita ntagira utimana baba yarambashije uti no mu trade bashyiramo uyu muti ko imvuvu zimereye nabi. Ikintu nagusubiza yego no muri trade nuko bimeze. Vitamine E ntikuraho imvi imisatsi yera, no muri dread ishobora guhindura imisatsi yamaze kwera ngo yore ibe umukara, ariko igufasha muri dread kiri gufasha ituma dread zoroha kandi igatuma zidacika, ituma uruhu rwo ku mutwe rutuma ngo ruzane nyine imvuvu moisturized, ifasha n'imisatsi gukura neza. Ndumva nawe tumusubije undi yaratubajije ngo ariko none ni paka amasaha 28 yose niba wowe wirirwa udafite icyo ukora numva bigoyera, sinibaza ko hari umuntu yabikora buri munsi aragumiriza igitambaro. Biragoye ku bantu tutari abakizwe ngo twirirwe twambaye igitambaro cyangwa dufise uje hari ahantu ikibazo cye ndumva kidasobanutse. Wamwita Ainesi Kenti yagateka no mu Burundi, ndabona comment idasobanutse. Turacyakomeza njye ngiye kubikora ndebe. Thank you. Bamwita Mushumba nitso se koko Stephanie niyo nkuru. None se nakiri kintu ushyiramo ngo yaribiriya gusa nyirahageni marasi muka rukundo Grace kugura ngo ibera bazaga mbese kugura amasaha biremewe, kumvise muri publicité yego biremewe, kandi niba mushaka kumusobanura kuri ibintu bijyanye na YouTube by'amasaha wayabona aba subscribers views ndetse n'ibindi waza kubimbira muri comment. Then nawe ukeneye wakwandikira uka promoter yagufasha kandi bigiye gitoya cyane. Uyu yambaje none se ni buri munsi yaboneka niba nyine ushonje bikora buri masaha 3 buri saha cyangwa se buri masaha 28 bitewe n'uburyo ushakamo ibyawe. Murakoze. Ese umusatsi wanjye ko wanze gukura niba nyitanye turiki Yvonne, umusatsi wawe waranze gukura, wowe ikintu ugomba gukora anda subscribe hano kuri Mind Empire, sorry hano kuri Shizoji News cyangwa se Shizoji Update News, ngiye kujya baha video nk'izi kandi ubwenge. Iyo yambaje ngo umaze kubishyiramo furamo se nyine kugira ufure mu mutwe ubwo biterwa wewe nuko ubishaka. So niba rero nyine igihe ugiye gusiga muri muti wa kabiri ugomba gufuramo igitunguru, nipaka ukoresha ikitaratejwe chimique burya wakibona ucyo wabona cyose wakoresha, ariko bireba byiza cyane iyo ukoresheje ikitaratereshejwe amafumbire. Iyo yambaje ngo bikore iminsi ngahe bamwita Uwiringiyimana Chantal, nyine ubikore iminsi yose paka ugeze ku kigero wifuza. Sibyo ko niyo wajya ku kigero wifuza numva ko ukomeza kubikora ntacyo byatwara. Nicyo se musatsi warananiye pe turabikora se akabika cyangwa buri munsi urabikora, turabikora se ukabibika cyangwa buri munsi urabikora. Biba nyita kwase omera bo biba byiza yukoze itugiye kwitokoresha ako kanya kugira ngo uze gukora ibindi bifite n'ubuziranenge bite ubikoresha ako kanya. So dukora nyine product uri bukoreshe zikarangira. Abanditse n'abandi nyine babona abantu benshi video yaza kuba ndende gatusubikira ngaha. Then niba hari ikindi kibazo wifuza ko twazavuga muri video y'ubutaha, video nyikoze ko hari umuntu watubwiye ngo tuzamukorere umuti wo kumeresha ubwanwa Sese Salengo, ndakeka iyi video igufashije. So nawe rero ikindi kibazo cyose ufite waza kutwandikira muri comment, then tukaza kugukorera video y'uburyo icyo kibazo cyawe cyakemuka kandi mu gihe gitoya cyane. Mwakoze kubana nanjye yari Shizoji, umwami w'ubwiza bw'abagore n'abakobwa, the king of Nyash and Before God. Reka mbifurize gukomeza guhiga mu mirimo yanyu yose. Hasta la vista, ndabakunda cyane.